Dukomeje kubabwira akamaro k'ibihingwa, akamaro k'ibimera byaremwe n'Imana. Iki nacyo turakibazaniye. Iki kimera rero gikora akazi gakomeye cyane mu mubiri w'umuntu, gikora akazi gakomeye cyane ku ndwara z'abana, gikora akazi gakomeye cyane ku ndwara zo mu nda. Iki ni ikimera Imana yahaye ubushobozi n'imbaraga bikomeye cyane, urabona uko ikibabi cyacyo kimeze, urebe utekereze mu mubiri w'umuntu niba warabashije kwiga umuntu inyama ifite formule ishusho iteye nk'iki kibabi, nurangiza wandike muri comment. Ikindi kandi iki ngiki ku ndwara z'umutima, umuvuduko w'amaraso, indwara nk'izo ngizo zirebana n'umutima, zirebana n'amaraso, iki gihingwa gikora akazi gakomeye cyane. Iki rero nagiye kugishaka nkuko nabasezeranyije ko nzajya njya muri natire nkababwira ikimera, nkacyitaho, nkagiha umwanya, nkagikurikirana, nkababwira uko tuzajya tugikoresha. Iki ngiki nakibazaniye, andika muri comment uramutse ufite ikibazo nk'icyo cyangwa wahura n'undi muntu uzi ugifite, yaba mugenzi wawe yaba inshuti yawe, uramutse ufite ikibazo nk'icyo kwandika muri comment cyangwa ugahamagara kuri iyo nimero uri kubona kuri screen, ukayihamagara tukakubwira uko gikoreshwa n'uko gifasha umuntu, ndetse n'ibindi wavangana nacyo wakivangira, tumaze kumenya urwego rw'uburwayi bwawe uko bumeze, tukugira inama, tukagufasha kumenya uko bategura iki kimera kugira ngo kikurinde ku ndwara z'abana, iz'uruhu, izo mu nda, iz'umuvuduko, iz'umutima, indwara zitandukanye nk'izo. Ikimera rero hari abantu bajya bavuga ngo kivura amarozi, kivura iki. Oya, ntimukajye mwitiranya ibintu, abo ni babandi bakubeshya. Iyo tukuvuye twebwe tukwigisha nuko wivura, ntago ari ngombwa ngo ujye uhoroza gufata imiti. Twe tukwigisha uko wivura, tukakwigisha uko wivura ukoresheje ibimera gusa, nta bindi bintu, ku buzima bwa nyabwo bw'ikimera cyihangiye mu mbaraga zacyo Imana yakiremanye. Ntago tujya kure cyane rero, niyo mpamvu tukubwira ngo andika muri comment ikibazo waba ufite, cyangwa se umuntu waba ufite ikibazo, ashobora kuba ari umunyamuryango wawe, umuvandimwe wawe, umubyeyi wawe, murumuna wawe, umwana wawe, cyangwa se undi muntu w'umuturanyi cyangwa inshuti yawe ushobora gufasha wifashishije iki kimera. Niyo mpamvu tugusaba kwandika muri comment, warangiza ugakora subscribe, ugakora like, ukatubwira ikibazo ufite, tukakubwira uko urifashisha iki kimera, uko uragitunganya, n'uburyo uzajya ugikoresha mu buzima bwa buri munsi udaciye ku ruhande. Komeza rero urebe, ukeneye kuduhamagara waduhamagara kuri nimero ubona kuri screen, ubundi tukakuvura twifashishije ibimera. Akarusho kuri twebwe, ntago tukubwira ngo uzajya uza ugure imiti, uze tuguhe imiti, oya, twe tukwigisha kwivura, tukakubwira n'ibimera ku buryo uzahura n'undi muntu warwaye gutyo nawe ukamufasha. Nta bindi byo kuvuga ngo ubupfumu ngo ibiki. Dusuzumira ubuntu, gusuzuma ni ubuntu. Turi kuri promotion yo gusuzuma ku buntu ku mafaranga make cyane atarenze 2,000. Ni promotion rero, ni promotion gusuzuma ni 2,000. Ubundi wowe ukaza kutubwira meze gutya, iyo wanditse muri comment icyo tugufasha ni ukukubwira uburyo icyo kimera wagitunganya bitewe n'uburwayi ufite, tumaze kumenya uko bumeze. Murakoze rero, n'ubundi sinabura kugenda ntongeye kukwibutsa gukora subscribe, like, no muri comment ikibazo ufite, cyangwa se ukatuvugisha kuri nimero iherwa kuri iyo nimero yanditse imbere yawe kuri screen. Murakoze, bye bye.